Mu gihugu cy'u Rwanda kigizwe n'abaturage barenga miliyoni 13, abagera kuri 93% bemera Imana. Ariko se waba warigeze wumva ko insengero zibarirwa mu bihumbi zashobora gufungwa ku itegeko rya leta? Mu gihe gito cyane nibwo ibi byabaye. Yego, ibyo byabaye mu mwaka wa 2024, aho iki gikorwa cyatunguye benshi, cyazanye amarira, urujijo n'impaka zikomeye. Ariko se koko byari bikwiye? Buri wese yasubiza uko abishaka, ariko leta niyo ireberera abaturage mbere na mbere, ndetse buriya umuturage baravuga ngo roho nzima itura mu mubiri muzima. Leta ireberera cyane ingaruka zigera ku mubiri, ariko ingaruka zigera kuri roho nazo zikarebererwa n'amatorero. Niyo mpamvu rero umuturage kugira ngo abashe kumera neza, abashe gusenga, ari ngombwa kugira ngo asengere ahantu heza kandi hujuje ibisabwa. Rero iyi niyo nkuru tugiye kwinjiramo, turebe ingaruka byagize kuba insengero zifunze, ndetse turebe n'aho ibintu bigeze. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2024, nyuma y'igenzura ryimbitse ryakozwe na RGB, Rwanda Governance Board, ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB, hatangajwe icyemezo cyo gufunga insengero zose zitubahirije amategeko y'igihugu. Mu minsi mike gusa insengero zisaga 6,300 zarafunzwe. Ni ukuvuga ngo insengero 70% muri zo zafunzwe zari zubatswe mu buryo budakurikije amategeko y'imyubakire, ndetse 45 muri izo nsengero zari zifite isuku nke, izindi zari zifite ikibazo cy'urusaku rukabije, aho urusaku rwari ruri ku gipimo kitemewe. Hari igipimo kiba cyemewe, rero insengero zafunzwe nta byuma bifata amajwi zari zifite, ibizwi nka sound proof. Reka turebe impamvu zifatika zifungwa ry'insengero. Gufunga insengero ntabwo byari ugukandamiza nk'uko bamwe babyumvaga. Hari impamvu zikomeye zishingiye ku mutekano, ubuzima, amategeko ndetse n'umuco zatumye insengero zifungwa. Reka turebe impamvu ya mbere. Impamvu ya mbere ni impamvu y'ubwubatsi budakwiye. Igenzura ryagaragaje ko insengero nyinshi zari zubatswe mu kajagari, zidafite ibyuma bifata inkuba, inzira z'ubutabazi cyangwa ibyangombwa byemewe. Impamvu ya kabiri, isuku n'amazi. Izi nyubako ntizagiraga ubwiherero bujyanye n'umubare w'abazisengeramo. Ibi byabangamiraga ubuzima bw'abitabira ibikorwa byo gusenga, nyine birumvikana. Impamvu ya gatatu, urusaku. Mu mujyi nka Kigali ndetse n'indi mijyi nka Huye, Musanze na Rubavu, insengero zarengaga urugero rw'urusaku rwemewe, bigateza ibibazo mu baturanyi. Reka turebe impamvu ya kane, abayobozi batize. Abashumba benshi bari barigize abigenga, nta shuri ry'iyobokamana, nta mahugurwa, nta bumenyi. Ibyo byatumaga bashobora gutanga inyigisho zirimo ubusambo, ubwirasi cyangwa ibitekerezo byangiza umuryango nyarwanda. Reka turebe ingaruka ku bantu, umwuka, imibereho n'ubukungu. Iki cyemezo cyahindutse nk'inkubi y'umuyaga ku buzima bwa benshi. Twasuye imiryango itandukanye, tuganira n'abashumba, twumva ubuhamya bukomeye. Reka duhere ku bayoboke. Abayoboke bataye imyizerere. Ibyaha byariyongereye mu rubyiruko rwari rusanzwe rugira imyitwarire y'ukwemera. Bamwe kandi bagiye mu madini adahuye n'ukwemera kwabo.
Ingaruka ku bayobozi b'amadini rero reka nazo tuzirebe. Abakozi n'abapasiteri benshi batakaje akazi basigara batagira amikoro. Hari abatakaje umutungo bashoye mu bwubatsi cyangwa mu bikoresho by'insengero basigara mu gihombo. Reka turebe kandi ingaruka ku bukungu bw'igihugu. Ubukerarugendo bushingiye ku madini pilgrimage bwaragabanutse. Ubucuruzi bushingiye ku nsengero nko gucuruza Bibiliya, ibitabo by'indirimbo, ibikoresho bya muzika ndetse n'amaniforume y'amakorali byahuye n'igihombo. Ingaruka mu mikorere y'abantu. Hari aho byateje umwuka mubi hagati y'abayoboke b'amadini n'inzego z'ubuyobozi, ariko ntibikwiriye ibi. Umuntu wese aba akwiye kumva icyo leta imuhitiramo niba atari ikibi. Aho insengero arizo zakundaga gutegura ibikorwa byo kunga abantu, gufasha abatishoboye n'imiryango ibabaye, ibyo nabyo birumvikana ko bitagikorwa. Reka turebe ibitekerezo bitandukanye kuri iki cyemezo cyafashwe. Abashyigikiye ifungwa ry'insengero baragize bati gufunga insengero byafashije mu gukuraho insengero z'akajagari, gusukura imyemerere no gushyira imbaraga mu gukorera Imana mu buryo bufite umurongo, kandi basanga ari uburyo bwo gutuma insengero zubahiriza amategeko nk'izindi nyubako zose. Nubwo urusengero ari inzu yitiriwe izina ry'Imana, ariko nayo ikwiye kuzuza ibisabwa, ikaba yubatse neza, ikomeye mu buryo bushimishije. Abatarabyishimiye rero bagize bati uburenganzira bwo gusenga bwarahungabanye. Hari aho bagize bati insengero zujuje ibisabwa ariko zigasenywa mu buryo budasobanutse. Hari aho bamwe bavugaga bati hari nk'insengero utabona icyo wagaya ariko ugasanga zafunzwe mu buryo abaturage bo babona ko ntacyo byari bitwaye, ariko leta ikaba yo yabonaga ko hari ikibazo gihari. Hari n'abavuze bati mu by'ukuri icyemezo cyashyizwe mu bikorwa mu buryo bwihuse, hari kubaho igihe cyo gutanga igihe abantu bakitegura bakuzuza ibyo bisabwa, ariko hatihutiwe gufungwa insengero nyinshi. Reka turebe rero inyigisho n'icyo twakwiga muri ibi byose. Gufunga insengero byagaragaje ko umwuka n'umuco by'idini bidakwiye kwirengagiza amategeko y'igihugu. Byagaragaje kandi ko amatorero akwiye gutegura abayoboke bafite ubumenyi buhagije mu by'iyobokamana, ni ukuvuga teoloji, ndetse ubwo bumenyi bukaba bwubakiye no ku bushishozi, ubupfura n'inyigisho z'imyitwarire myiza ndetse bigendanye n'ijambo ry'Imana. Abayoboke bakwiye kumenya ko gusenga bitagomba kubangamira abandi, ahubwo bigomba kubaka sosiyete itekanye. Umwanzuro kuri ibi, umuti urambye mu guharanira igihugu gitekanye kandi cyubahiriza imyizerere ya buri wese, hagomba kubaho ubwumvikane hagati y'abayobozi b'amadini na leta mu gukemura ibibazo bitaragera ku ifungwa ry'insengero. Gutanga amahugurwa ku bayobozi b'amadini kugira ngo bamenye amategeko n'amabwiriza y'imikorere y'ibigo rusange. Hakabaho kandi kongera amahuriro y'ibyiciro bitandukanye by'amadini kugira ngo barengere uburenganzira bwabo, ariko bakanubaha amategeko y'igihugu. Reka turebe, mbese hari ibyiza byaba byarabaye nyuma y'ifungwa ry'insengero? Igisubizo ni yego. Nyuma y'ibi byose habayeho ishyaka rishya, ndetse hari insengero zashoboye guhinduka, zubakwa bundi bushya, zinahabwa uruhushya, zihabwa no kuvuga ubuzima gatozi. Hari insengero zitagiraga n'ubuzima gatozi bwo kuba zakora, zikaba zemewe mu gihugu. RGB yahuguye abapasiteri 2100. Insengero zasabwe kujya zibika inyandiko
z'amafaranga zinjiza n'ayo zisohora. Umutekano w'abazitabira gahunda z'iyobokamana warushijeho kuba mwiza. Kwiyubaha no kubaha inzego za leta byariyongereye. Reka turebe, ese wumva leta yarakoze neza gufunga insengero zitubahirije amategeko? Iyi ni Twitter pull graphic cyangwa se igishushanyo cya Twitter, aho yari yashyizeho ngo abantu batore yego oya cyangwa se ababishidikanyaho. Hari rero 54% batoye yego, abandi 41% batora oya, abandi 5% batora sinzi. Okay, rero reka turebe umwanzuro wa byose kuri ibi ngibi. Reka turebe, twubake insengero zihesha Imana icyubahiro. Gukorera Imana bisaba umutima w'ubutagatifu, ariko bigasaba kandi gukorera Imana no mu mucyo. Insengero zubatswe nabi, zidasukuye, zidakurikiza amategeko, ni izihesha Imana isoni. Isomo n'ubundi twaguma gukuramo nuko imyemerere ikwiye gutekerezwaho nk'igice cy'iterambere. Itegeko ntirisimbura ijambo ry'Imana, ariko ntiryirengagizwe naryo ntiryirengagizwe. Amadini akwiye gukorera mu mucyo, gusora no kubahiriza amabwiriza. Leta ikwiye kujya itanga igihe gihagije cyo kwikosora aho bishoboka. Reka rero turebe, wowe se ubitekerezaho iki? Ese byari bikwiye? Ese aho usengera wubahiriza amategeko? Ese twese dukwiye gushyigikira gukorera Imana mu nyungu zayo, cyangwa dusigaye dukoresha izina ry'Imana mu nyungu zacu? Subscribe kugira ngo ukomeze kureba ibiganiro byubaka ku idini, amategeko n'ubuzima. Andika igitekerezo cyawe hasi, twiteguye kukumva. Amahoro y'Imana rero nakomeze abane namwe aho muri hose, ariko icyo navuga nuko umuntu wese akwiye kwizera Imana, kandi Imana niyo izi ibintu byose uko biba biri kugenda, ndetse kuyizera no kuyiringira mu bihe nk'ibi ngibi n'insengero zifunze. Umuntu ntajye kure yayo, ntakore ibyaha ngo nuko insengero zifunze, ahubwo agakomeza umurongo wo kwizera Imana no gukora ibyiza ndetse no kubaha ubuyobozi. Nicyo gikuru, kandi Imana yose ibifite mu kiganza cyayo. Mu gihe gikwiriye insengero izongera izifungure. Ndabashimiye cyane, mugire amahoro.